Ntabwo kuri butike butike ntabwo wandaye mu maguru hakose no munyumvye mani mujye mushyira mu gaciro mu mafaranga yanjye kandi ndavuze nduri ko natewe ngiye muri iyo nzu nayo mari nde wanzanye nayijemo nizanye sheri nibiki nta mafaranga yanjye akubaye wari none amafaranga yanjye nibiki ndaye wantu mnyeho uyu sawe ninde Bébé, niveau de téléphone, oh, c'est ça. Thank you. Amasho. Utawuzambabari uzonshakira umwanya uhagije. Shashiri urumva nari navuye ahantu niyemeza kukunyuraho ariko urenza bitegura. Anyway, ariko agatangaho thank you very much. Byagaciro. Gashiri washimishije. Byari byiza. Ariko byari byiza mana shasi. Ni inshingano zanjye zo gushimisha. Okay. Kandi nugira mu rugo basi mvugisha sibyo? Umva nizeye ko tubuze kuvugana umwanya muremure. Suri free. Ese umunaniro nsizemo kuko uguri kumva. Shiri uraburyamye nabugiye. Okay, gusa it's fine ntacyo cyangwa shaka dusubira mu nzu. Oya. Reka naye sharika naye. Okay, ntacyo. Kangoyerekeza. Okay? Kunsezera ntaho wagira ngo tugende ngo herekeze. Nyine ngwino. Kugo bite siko mbona umwe Shamba numbiwe nyine n'ibyo mba ndeba nkabona biratangaje. Amungeri no zuba uziko narindi kuri Jehova. Kanicarira ahangaha. None ko narinzi y'ukuri. Banjye kansora agatebe tuganire nawe. Ahubwo urabimenye. Nahoraga nibaza. Ese buri munsi muzana abakobwa? Buri munsi tuzana abakobwa. Simbonye se uba muri nayi Lukasi acyanga ari kumwe n'umukobwa. Mu gitondo haje undi. Ese Ndari Lukasi ngiye wambonanye n'uwo mukobwa. Sharika nkubwire bigendanye n'umuntu uba nawe rwose nese wabubana n'umuntu nese ushatse kuvuga ko ushatse kumbwira ko abakobwa bose baza ngaha ku munsi bose babaje kureba Lukasi bibaye bya bindi ngo mbwira uwo mugendana nkubwira uwo uri we kumva amafuti ya murumuna wanjye ibyo akora byose kumbi nanjye mumfata muri ako gatebo cyane none se ni wari urimo gera nzi ko nta n'umuntu urimo urabizi ko Petit Frere afite icyumba cye nani nkagira icyanjye none ushatse kuvuga ko nyina Petit Frere dusangira abakobwa cyane rwose mushaka kutabasangira ariko mukabagabana umwe akaba afite umukobwa aha undi amufite uri kumva mu gitondo nawe uyu mukobwa ahubwo si umwe uyu munsi haje uriya mbonye n'uwa gatatu njye ntabwo njya nirwa mu rugo ariko iyo niriwe mu rugo ndumirwa muri weekend haza abakobwa batatu ku munsi bane ese ubundi biba bimeze biti n'abashyitsi ibyo bintu birambabaje cyane pe ntabwo nakubeshya gusa biragoye kuba nabigusobanurira nk'umuntu tubana hano mu gipangu kuko ubuzima bwanjye n'ubwawe urebye buba bugaragarira buri wese hagati yanjye nawe uko mbaye ushobora kuba ari kubitekereza nuko nawe ubayeho niko ubwo mbibona sibyo ariko ndagira ngo mumenyeshe ko brother atandukanye nanjye cyane wenda mushobora kubona ahinduranya abakobwa buri munsi yarananiye nanjye ubwanjye nese ni gute utamugira inama deje yirirwa mu rugo nta n'akazi agira amana
mwese ku buryo abakobwa bane ku munsi 3 bangahe mbega ibi bintu ntabwo nari mbizi ko bikibaho ahubwo si ubwo umwanya wukurahe ahubwo si izo mbaraga arazibona gogo nta mpamvu wenda yo kubitindaho gusa icyo nshaka kukubwira ni kimwe sibyo njye ntandukanye na Lucas njyewe mfite impamvu zanjye runaka sibyo utandukanye gute urumva ninjye reba mu tatuwaje ntacyo zisobanuye mbese rimwe tufite ibi bintu byose noneho mana yanjye akase nagake washizemo uyu umusitari kwe aka ni akarezeri iyo umaze kurya inyama ushobora kugakoresha nk'ubwoko bwo sinshaka ko rubanda nyamwinshi wenda babifata uko ariko nk'ayo umuturanyi wanjye wa hafi nagusobanurira byibura njyewe ntandukanye na Lucas 100% kubera ko Lucas aracyari muto kuri njye njyewe mu buzima bwanjye busanzwe sibyo nagize ibibazo byo kubyara nkiri mutoya ubu ndeba mfite umwana ava kwa mama namushyiriye mama mu cyaro ukaba i Kigali umwana wawe akaba mu cyaro kuba ari kumwe na mama wanjye ntacyo bitwaye kuko nanjye mama yarandeze ndakura nanjye siko mbyishimiye pe ariko kuva umukobwa nabyaranye nawe yaza akantera uruhinja rw'amezi 4 nkajya kurureresha mama atacyonsa ibyo bintu byamaye isomo ku buryo ndiha byibura mpanura murumuna wanjye we nyine aba yumva ari ibintu bidashoboka ambwira ati wowe ubaye umusazi nyine twebwe turikingira numva nyine nibyo namusobanurira ariko basi ibyo ukora byose petit frere ntuzigere wongera umwana kuri uriya najyanye kwa mama ndagira ngo gusobanurire nkanjye ubwanje ko nta na rimwe mu bakobwa bose wabonye ahangaha bajarajara nta n'umukobwa n'uzi n'izina ryanjye ndakeka n'urizi yaribwiwe na Lucas cyavuze byo sindabona umuherekeje ariko ngira ngo wenda kuko uri mukuru ugira ipfunwe kubera yuko umwana wawe akaba ari ubaherekeza ntabwo ari ipfunwe pe ni ibikomere bibintera none se warakomeretse yego ndabyumva umukobwa mwabyaranye ubu mwana ni iyihe mpamvu yatumye gutera umwana ko erega namwe abasore ntabwo tubizera umwana w'umukobwa yapfa kubyara umwana n'igisikuru kiryana umwana yatwise amezi 9 akamwijishura akamuguha gusa ubwo ntabwo wabyumva ariko byose ni ubuzima bubaho wereye kutwigisha kwa kundi ukundana n'umukobwa ubona ari umwana mwiza ari slay queen wa mwana abantu bose bashaka wamutera inda nyine akakwereka ko ari isasu akakwereka ubushinzi bwaho buherereye sibyo namuteye inda akiri muto nanjye ubwanjye nari mutoya ariko byamaye isomo ubwo biteze isawa shamije neza gacyamara ishyisa ari gake yo muri urwo rugo rwanjye se wabona wamenya ari bicaramutse neza cyagenze gute ko watinze se gukoropa sinone ibintu byabaye hano habaye iki uno petit frere yazanye umukobwa yanze kuhava ubwo urabigenza gute yaramuzanye nimugoroba ko sinjya amenyera igihe abazanira nk'uko uvuga ngo babona basohoka njye sinjyana n'ababona iyo mvuye mu kazi nkagira amahirwe nkasanga yatetse sibyo ko nabyo ntabyo byakora pe nk'ubu bwije ukuri izo nzara mfite mbyutse ntekereza byibura ngo nteke mbona ukuntu hano hasa mu nzu honyine wagira ngo ejo yahakoreyemo sho ihangane pe petit frere wawe nawe ni ikigeragezo pe arakugerageza cyane ariko buriya nese ubwo ngubwo uwo mukobwa urabigenza gute wenda iby'inzara byo natetse yaya masamba nahishije ariko si ubwo ngubwo uwo mukobwa nese arashaka kubaha
urumva nimba ari byo batumvikanye njye nabumvishe baserera mu cyumba Petit Frere naramubajije kubera nimba ari umujinya yamuteye nta kintu yashatse kunsubiza gusa nyine ikintu gihari ni kimwe umukobwa yanze kuhava none se ubu mukubwirire asohoke mbigire gute njyewe ubu ngubu sinzi ikintu nagufasha hagati aho ngaho ako kazi reba aya masaha bari kumpamagara ni ukuri ahubwo zana mufashe mbe mukoropera ubwo kunkoropera pe ntabwo ari byo byihutirwa kuko n'ubundi hasigaye ndenda kuharangiza ahubwo nyine ikibazo ndi kwibaza Petit Frere birarangira gute mu by'ukuri ko nanjye ubwanjye ndi kunanirwa aho bigeze sinabikubwiye Petit Frere wawe iyo umajije kugenda njyewe uri kubona muri weekend ntabwo nkora azana umukobwa umwe babiri batatu mbese Petit Frere wawe ni hatari none se uwo mukobwa arashaka iki yamuteye inda se oya ibyo ndabyo bishobora kuba ko Petit Frere yambwiye ko yikingira ibyo akora byose byo nta birimo wenda hari yamuzanya amwizeza ibya mirenge kuko mu kanya yari kumbwira ngo ni mu 2020 namubwira wanze akazi ngiye nguha amafaranga kugira ngo ubundi ubwo nayo guha umukobwa cyakoze reka mubwire gukoropa ahangaha ushatse waba ubiretse ukaza tukajya gusangira kubera ko wanze ko mufasha urumva reka nanjye ngura amaboko nayo ndishobora gusa wari unahasoje haburaga gatoya gusa nyine ikintu gihari tukwibaza se nimpamagara polisi uyambabarira ngwino tugende tujye kubiganiraho hatagira n'umuntu twumva cyangwa nawe agasohoka akumva turi kumuvuga ntabwo ari byiza narebye kandi ikindi uramenye ibintu byose ubikore witonze n'umuteza abantu n'umuvandimwe igisebo cy'umuvandimwe wawe nicyo cyawe n'umuvandimwe wawe asebye nawe usebye kwibaza se tumusohorera tujugunye gasiya hanze oya none nkabona twaba twiteje umwari mwimwandarika twaba twite oya nawe yiyandaritse ahubwo twaba twiteje abanyagipangu nicyo kibazo biteje abantu icyagusitse imbere nkikubona nabonaga ari wowe muntu ari wowe muntu udashobotse ivu rihoze rero niryo ryotse inzu kubera ko Petit Frere yitonze yateretse amaso yigize akana keza mana yanjye umva uriya ni wavuga ngo hajya ngo ni nyarwubika ngo niwe rwuburangeso uriya mukungu nanjye yarancanze akora utuntu noneho azi kubeshya abakobwa buriya wabona yamubi wabona umukobwa yahagumye nawe narakoresha azi ko biriya bintu njyewe gogo kuva twabana muri igitare cy'abakobwa ko nzi ko babona basohoka binjira gusa cyane nawe yaragutereza ahubwo birara kuva twabana muri iki gipangu wari wabona yari umusore winjira mu nzu yanjye sinshobora njyewe gugu harimo ibintu bitajya bimbamo reka nguce mu ijambo gato sindabona umusore sindanabona papa w'umwana ufite papa w'umwana umusanga haba ntaba mu Rwanda bimeze bite ale iyo tugeze kuri usisha ngiye mpita mpinduka undi numvaga meze neza mu mutima ariko izanye ibintu rwose bya papa w'umwana ngo abahe papa w'umwana nyine nanjye nyine nshobora kunyikira muto bo I'm sorry seso ariko ikintu kimwe nshaka kukumenyesha nuko nanjye nshobora kukwibazaho nk'uko watwibazagaho nimba nta mugabo ndabona winjira aha ntaki gogo tugende wambwiye ko watetse tugenda unyihe icyo kurya kuko nanjye sinshaka kuva muri ibi nareba ibyo tubireka sinshaka kuva muri ibi ngibi ngo njye mu nkono mbabarira ndanashonje pe tugende rwose ibi ngibi n'ubundi wabisoje ariko Petit Frere bimeze bite bigize ihemeze neza nta kibazo urumva umeze fresh ese man ndashaka kukubaza ikibazo kimwe nsigaye mvuga ugaseka se ntaranavuga uba ushaka kwita useka tu uri kubona ndi katoni reka ndire n'isubwo ryamuhora ikigo n'ibyishimo byanjye sigaye bigira ikibazo mane reka nkubwize ukuri rero hari igihe nkubwira ukagira ngo ahari ni ukukwanga
bajya bavuga ngo wagutanze mu muhanda baza hari amakorosi inshuti yanjye. Imyitwarire wowe ubwawe ufite ni ukuri iri kugushyira mu mwobo utazabasha kwikuramo. hasi ujya mbere nkawe mbe padiri nza hano mbwirize mvuga ubutumwa bw'Imana. Ese ujya wibuka impamvu nshaka kuba padiri cyangwa ushaka kuvuga ngo ndi padiri? Iyo mpamvu ujya wibuka byibura jya wibuka ibibazo nateje mu rugo kubera iyo myitwarire ufite. Wenda ngiye nari ntararengerana bro. Iyo usimburanya abakobwa iminota ku munota, nguwo saa sita ngaho kuwa gatatu ngaho kuwa kane bro, wowe ubwawe nta nubwo wigirira impuhwe. Uwo mugongo se uri gukoresha ibyo byose wanjye wawe, urumva byibura ejo hazaza uwo mugongo uzaba umeze ute? Uzabasha kubaka urwawe se basi? ariko twibukiranye neza imyaka yanjye harya buriya simfite kuba nakwifatira imyanzuro. Nanjye ubikubwira sinkurusha imyaka myinshi, nkurusha imyaka 2, ariko 2 mfite nkurusha. Nabonye byinshi biteye ubwoba utarabona. nanjye reka mbicemo mbibone nyine n'amaso. Ushaka kubaho mu buzima bwawe nkuko mbayeho byibura nicuza ibyo nakoze? Hasi se ko mfite baratse nkakugira inama. ese ko ufite umwana ubundi nibyo wicuza? uricuza yuko wabyara? Ndicuza ko nabyaranye n'umuntu udashobotse. Byibura uriya mukobwa nabyaranye nawe yaza kubyemera bafite urugo ruzima. Ubu se ko mbana nawe ahangaha gutunga umugore byananira, wowe ko ngutunze cyangwa bara mwana umubiri ibyo ugenewe gukora nzambi ukoresha nkuko mbishaka. basi sibyo wibuka kwikingira mwana, tuganire no nk'abajama tureke ibyo by'inama. Basi icyo kintu ukibuka Minisiteri y'ubuzima rwose nayo iri hano ubu ni ukuvuga ngiye ruka nuko nguko umbwiye. Yes of course. none ni iki kurashaka kingirwa ukora ibiki cangaha gere maje no kundwaza umutwe wabigeze nje ni ya of course. Ayo okay. Uratekereza neza mu bwonko bwawe? Uratekereza bro? Icyo ugomba kumenya nuko ntari uruhinja. Ibintu ukora rero ngiye biri kunzonga. Nimba bikuzonga nzagenda bikoreye muri rogi, ntabwo nabura amafaranga ya rogi. Ikindi kandi nzamura agasukari na pressure. Rukabona gufatira ibyemezo, agufungira amazi n'umuriro. Abo bakobwa bose birirwa bakwirukanka, ntacyo ushoboye gukora uretse uko kwirirwa ubari mu maguru. Ntiwanafata umwanya ngo ujye gushaka n'akazi, nkubonera akazi ntugakore. Ubaka kandi ikigushishikaje no kwirirwa uryamana n'abakobwa. Ndakubwira ntunyumve, wirirwa uryamye hano njye uhahane ngiye wishyura inzu n'ugira ute n'imyenda uyivumbwa ngo nguha amafaranga. Urampaza none utangiye no kunyurira n'ibyo mpahira cyangwa nguri. Ntabwo ari ukugucyurira, ariko nawe ukwiye gutekereza kabiri. Ntabwo nagakwiye kugutunga umwaka mu myaka 2-3 uraha mu rugo wirwa woza ibya nyine ngo abakobwa bazi. Nabuza cyo mvuga ntabwo uri kucyumva. Abakobwa bakubone wambaye neza mbwira ako nacyo mfite mvugana. icara kandi watumira nzo tuyimura uhaguruka aha uhita usohoka niba ushaka guhaguruka utanyumvishije. Hano ni iwanjye. nakumvishe rero kazi kikose wancurangiye kanyuze. Nizere ko hagacejeje neza. Baby! Nanjye umuntu wari ugiye kurututura. Ntabwo ari umubezi? Yanengo kumva cyane. Ndaye nyine reka tugende. Ndese? Ari yambaye ubusa. Hari senza nza atambaye ubusa? Ntabambaye boxer bisanzwe? Kuki? Nyine baburitse ariko nawe banzo nyumve. Bebe Konzi ninjye wapi ninjye etse gatoya. Ahubwo se kuba
waje nawe utampamagaye agujire naje gukora surprise kubona ko Nese surprise usanze ntari nk'ubu mfite gahunda ndagiye nari natayiminze neza ndavuga ati mana please help me nze kugusanga bibi ndrega ndagukunda Nese baby namfitanye deal n'umuntu nyine reka tugende tunabiganireho mu nzu si kubanza twica mu nzu no harashyushye harakumurira bagene muri sauna nongeye nshaka no kuramba ikoti igira hirya tujye mu dushop se ndakuramba ikoti aha ngaha abantu bande uko baby se kwanga ko ninjira ntabwo nakwangira gutuma ngutekereza nyamara gutekereza ziki nawe reka muzane ahubwo agatebe wicara nyine reka tugende tugatorana kire n'ishakoshi yawe hariya ndavuga kugira ngo nyumve bigenze gute nk'uko byora sheri utangiye gutuma ndakara akazwa n'icyayi ni ibiki uri muri amisha hariya biri gutuma utareka ngo ninjire oya shangira hirya umbabarira oyigire Shura amafaranga yanjye. Hega wasohotse usahanze urahaguma biri kumwe nande. kandi mugera Mbushe murimo muratanga nangira ngo murimo muraganira none nsanzare n'umukobwa. Amafaranga yanjye. uyu ninde ntabwo kuri butike Butike ntabwo wandaye mu maguru. hakose none umunyumvire Mani mujye mushyira mu gaciro mu mafaranga yanjye. kandi ndavuze ndore ko natewe ngiye muri Iyo nzu nayo mari nde wanzanye. Nayijemo nizanye. sheri n'ibiki Mpa amafaranga yanjye. akubaye wari none Amafaranga yanjye ni ndaye abantu mnyobo uyu sawe ninde? get Hey,